ntabwo ndi kubyumva na gato. Sinzi impamvu murakubwira iki umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu utari kumva icyo umuntu akubwira. Ariko banza wumve dukwiriye kugira umutima w'umuntu. Umuntu twamucumbikiye umunsi we kandi ikibazo afite urakizi. Umunsi umwe byaranze, wa kabiri biranga, ariko ejo bizakunda. Ejo azagenda tuza. Si yaje anavuga ko ari umunsi umwe wonyine. Uyu ni umunsi wa kangahe? Si wa gatatu? Yego. Ari hano amara iki? Mwene wanyu mbimenye, hari ikindi kintu cyadanje uri gupanga nawe ngo mbimenye, ni iki cyatuma ukimubitse muri nozo? Jewe ntakubeshye ndamurambiwe. Ariko uziko gucumbikira umushitsi arimo gucumbikira marika wigenga. Ese kamanze nkubaza. Wagiye ugira neza ukazarisanga imbere. Urabizi ko abana banjye bari mu gasozi. Hejuru iramuntu ngo inshuti zawe. Yego. Iyo abari umuvandimwe wagira no cyamwe ni wacu bye ko bimeze gute? Wari ko waratuje warabyihoreye. Ngaye baza abana banjye aho bari. Ubu bameze gute? Kamuhirike. Ibintu by'akanya gato. Uriya ni umuvandimwe twamenye gutyo mu nzira agenda. Kandi ikibazo afite nayo wakigira. Reka twihangane uyu munsi ejo azagenda. Sereka mubaze. Hano ni muri Croix Rouge. Ni mu kigo cy'imfubyi. Ni mu kigo gifasha abatishoboye. Ariko se we ntago byakubaho? Ntago bimbayeho rero. Mu gihe bitarambaho. Ndagiye. Mvaho ngiye. Sanga yavuye muri nunzu yagiye. Bitabaye ibyo. Wowe nawe murajyana. Mbasheni. Turabiha umurongo. Tuza. Umurongo utabihaye kuva ku munsi wa mbere yinjira muri uru rugo. Hari icyo wigeze umubwira ntambwira ko ari umunsi umwe. Uwo murongo utabihaye bikaba bifasha iminsi wa gatatu. Ariko ku munsi wa mbere agiye mu kizamasanga imashini zapfuye. Ku munsi wa kabiri asanga ntibakoze. N'uwa kane zizapfa n'uwa gatanu zizapfa. Noneho rero reka twishakire undi murongo. Ariko ntibiduteranye umuryango. Byaduteranyije rero. Ahubwo oroshijwe ataza no kubyumva. Ashaka byumva. Nashaka byumva hano ni wanjye nawe. Ariko se kisha make byumve. Icyo ni ikibazo cyatunanira kugira umurongo. Byarakunaniye. Nimba udafata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo w'umutware w'urugo, uragira ngo bigende gute? Ibyo utangiye no kumfobya. Mufobeje nte? Umugabo namwe gufata umwanzuro. None ukantu karangi dupfa umushyitsi. Nk'umuntu w'umutware mu rugo. Ni gute umuntu akunanira ari we wamwinjije muri ino nzu? Ariko wintunga urutoki. Nanjye ntongere kuruntunga ariko. Kandi ibyo nakubwiye wabyumvisha. Ese reka maze nkubaze. Iyo uryamye ugaragurika kuri kariya kamatora k'abana ngo nizabashitse zayo ngo bazaye matora yacu kugira ngo zikunde zinezerwe. Uba wumva bikunejeje? Urumva ngiye nishimiye kurara kuri kariya kamatora k'abana? Ndateka niwe wa mbere ugera ku meza. Ntahaha ntacyo akora muri uru rugo, ni ukwicara akagereka akaguru ku kandi ngo nizabashitse ngo nizabaga uwanjye uriya. Nudafata umwanzuro rero wowe nawe wabyumvisha ibyo nakubwiye, murajyana. Bamubwire utaza kwirwa ubabaye, turagiha umurongo. Kandi nagira ngo ubwire mwifurize umunsi mwiza, ariko ugenda ukeye. Sibyo ntidupfa umushyitsi, ntidupfa umugisha. Turamupfa mu gihe nkimusanga ahangaha. Nimba ushaka ko tutabipfa, nsanga yagiye. Umushyitsi maze wirirwe naringiye. Maze uzabasuhuze nshobora gusanga watashye. Tuzasubira natwe ari igihe twazabasura. Uragenda nka ryarisi? Yewe uratekerwa nande se ko ubu ntahari kandi n'umugabo wanjye akaba adahari? Urumva ko twese ntiduhari nyine, aribwo tuzasubira tuje kubasura. Ahubwo ndumva nshobora gusanga wagiye. Ntavuze wabyumvishe, simusanga. Urugero. Simusanga.
Kazitu. Kazitu. Umva ye. Ihangane mwana wangu nakumvise. Hanyuma Ihangane nabyumvise. hanyuma reka tuganire n'abana bawe. Umugore wanjye uko umureba ni marayika wigendera. Uko umureba kuriya Ntabonye agira umutima mwiza. sinamubonye se nkigera. Ntabonye n'umuntu wese. Tekereza umuntu ukunda abashyitsi, agakunda na bene wabo w'umugabo, akunda n'inshuti z'umugabo, bako ntacyo twamunganye. Yego. Ariko hari igihe bigera kwihangana bikanga. Ambajije ibyo ku munsi wa mbere ambwira ko yabyihanganiye. Yego. Ambwira ibyo ku munsi wa kabiri mbura icyo nsobanura. Ntangiye kuvuga ibyo ku munsi wa gatatu kwihangana biranze. Ariko rero nanjye nkuvunye amaguru nabyumvise nakubeshye. Ariko igisubizo akeneye wacyumvise. Ariko arambiwe ku munsi ku munota wa nyuma niko kantu buriya kamusobwe gato. Ni nkuko Uwiteka ashobora kuvuga ati umwanya wawe uragezeho ku murongo kugira ngo wenda nguhe umugisha, agasanga uhise umera nk'usobwemo gatoya. Njyewe nabyumvise kandi reka nkubwire ubu naritsigaje indi minsi 2. Urumva? Oya nabeshe ko imashini zo muri ministeri zapfuye. Ariko zarapfuye cyane. Njye reka nkubwire ndesha ko wagiye ugasanga harafunze ministeri ifunganiye iyi. Ntabwo wabeshye ministeri yari ifunze. Ni ukuri kw'Imana do narabanje ndagenda njya kuri ntuza kuri ariya kuri ministeri ya Mije Prof. Harya siyo yunuza y'ubucamanza. Oya utangiye no kubyitene. Waje gukora ikizamini kuri ministeri utazi. Naje kuyanuza kuri y'ubucamanza yitwa Minijiste ntago. Niyo najeho. Urumva mageze nsanga harafunze. None ubwo kabiri nza nakerewe. Je nakerewe hari ukuntu buri rami handi ducanganya ngiye nkanjye ntabwo mba menyereye mu mujyi. Nico kibazo nagize. Ejo bundi nabwo nsanga nibagiwe ntuzasye aka kantu ntuza sinyatire. Kazito niba urukumbesha Imana izaguhana. Niba Imana izampane nicaka ntamba ibirenge bireba inyuma. Ntabwo nakwishyura umuvandimwe. None ikintu cyaje kigezweho rero nikiye. Kuri list naribonye mu gitabo ku buryo ejo ariko nakazi ko kuzakora iki. Ubundi ni ikihe kizamini ugiye kuzakora atsinda? Nakazi ko kuzakora iki? Ubundi akazi urumva ministeri bari ikintu kinini. Hari ukuntu bagiye bagura amashami bakegereza ubuyobozi abaturage. Naho ngaho rero ngiye kujya muri iyo gahunda. Muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage iwacu ngiye bamisemo. Baranzi igihe baranyembera giye kazitunga. Urumva ndi umuntu usobanutse baricara mu nteko rusange y'abaturage. Hakiya Mungu kwa kabiri ari n'umudepite barantora. Barangije bavuga bati none ugiye guhagarara abaturage bintu. Nubwo buryo najemo. Bihurira he na Minijiste? Minijiste hano bihura kandi urumva ariyo amadosiye nyine agiye kujya nyura kugira ngo nyine babikire muri decentralisation. Muri decentralisation. Nakwishyura umuntu w'umuvandimwe ngiye cumbikira iminsi 2. Gahunda zirangiye. Nibonere amafaranga yanjye mite nikodeshereza akazi hano hepfo n'ubundi ninana hakunze ubundi ngende. Zaituna wamwumvise? Zaituna namwumvise n'umwana w'Imana. Ni inama y'Imana yigendera kandi noneho ibyo yavuze arakora aje wabyumvise. Keretse kara kana ashyizemo ko kuvuga ngo nasanga ntagiye ngo narakwirukana. Ariko kara ntago karanga umwana w'Imana. Tubwizanye ukuri. Ngende musigemo atangiye kujya abwira abantu yuko afite abagabo 2. Icyo ni icyubahiro kuri njye. Oya nanone biragaragara nabi. Dore ukuntu tujye kubigenza. Kandi duhita tujyanzura nk'abagabo. Nakoreka mubwire muvandimwe ndakwizeye kandi uri umuntu wanjye. Sibyo? Tumaranye iminsi 3 mu nzu. Sinabonye ukuntu wanyitangiye. Bose buriya narabibonye nabira kwibukije byuko materano ryama ari yanyu. Se turara munsi ya kontwari. Ntabwo bizi. Ndabizi. Abana bitwagiye kubacumbikisha. Ndabizi. Dore ukuntu tugiye kubyanzura rero. Mbona amakuru utaruzi. Twakwiyemeyeho. Iriya maturaraho niyo yacu. Twe turako kabana gutya ka simple ka Rubavu rumwe. Se mama tutababaye. Uri umuvandimwe mwiza. Mugahemuza umuryango. Ntabwo nabikorana ukuri kw'Imana. Noneho dore ijyango urongeye kuguha. Kandi cyangwa nawe. Buriya ariko ntuvuge ngo kuki ntabikubwiye mbere. Buriya nagombaga no kubanza kukuneka. Areba ko nawe wizewe. Ibyo ni ibindi ugiye kuvuga. Ariko byingira akamaro. Naje nanga mfite imari burya. Naje no mfite imari nuko nabikubwiye. Amafaranga. Oya. Ubutunzi. Bw'umunsi y'ubutaka. Iki mfite amabuye y'agaciro.
Niba arega buriya jewe twarabanye ndicara ndavuga ni umuvandimwe tuzakirana mfite amabuye y'agaciro ariko naraje ndavuga nireka jewe muze ze ndeba ahantu hatari ibibazo ahantu yizewe nshobora kwicara ngategura neza umushinga kandi nabonye ufite ibitekerezo navuga ni twakorana ubu tuvugana reka nze muzanire neza ariko ziko n'umucanga ari amabuye y'agaciro ujyanye mfite diyama iyi ngiyi bavumbura mu murima wagahita ukira mfite diyama mugabo Bizimana Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Ndi umukozi w'Imana nitwa Wasiwasi. Wasiwasi? Wowe se? Nanjye banyita Kazitunga. Kazitunga? Uba muri ubu center? Oya. Je ntuye hano hejuru urabona? Reba karakazu gafite akanuza k'ubururu akaryama k'ubururu. Ndakabona. Hirya aho hatuye umugabo bita Ntuza Cyakabari. Umanutse hepfo hano hari agaparabolike k'umutuku kegeranye n'aka kanari. Kakanari ko ni kwa Ridefos. Hepfo gatoro gukwa mukamana neza ara ku karangi k'umuhondo. Mu dutoki narantuye. Kubera iki? None se Kazito. Ushaka inzu se? Oya. Ahubwo ndashaka abazungu. Abazungu? Impamvu nshaka abazungu. Umugabo w'umuzungu asize igikapu. Akanga kubona. Iki ni icyanjye. Yego. Umuntu wagisize impamvu ubona nakebereje muri izi nzira. Nagifashe. Ndakumva. Gifata ariko aba yamaze kugenda yandurutse. Ndavuga ngiye kukigeza kuri polisi. Aho watekereje neza. Ariko ngerayo hafi yaho neza. Kigera hafi yaho. Yababa we. Sinkubeshye. Mbaye nk'igifungura igikapu. Dore ikintu nsanzemo. Iyi telefone wabapetse. Ubu ntabwo satellite iri kuyireba. Niyo mpamvu nayivanyemo nkayishyira. Noneho muri iki gikapu cye harimo pasiporo ye. Niba ari pasiporo, niba ari agatabo k'abanyi, niba ibi rero ntabwo ari byo nshakira abazungu. Reka turebe. Nsa nk'undorera. Kumbona se ari agatabo k'abanyi. Nakabanyi. Reka turebe. Yitwa umuzungu amazina. Aka ni akabanyi. Aka ni akabanyi. Yitwa Dimitri Rutronovich. Ni sheke. Ni sheke. No. Aka ni akabanyi. Ndagira ngo hanyuma aya sheke rero. Ibyanangaje kuruta ibyo. Wa mugabo we ndakwizeye kandi ntuzambere umugabo mbwa. Twese ni ubuzima n'Imana nibyivuga. Wa mugabo we to. Byatanje n'ibintu byoroshye dusanzwe dukora. Ubizi se ko ndi umusirimu. Oya ibyo bintu ni ibintu mani usanzwe ngiye menyereye. Naho ubundi avuga icyongereza avuga igifaransa cyane igiswahili. Ikibazo ubwo nanjye irindara ntabwo nyabikoresha. Niturangiza turavugana twongere tuvugane. Iyo gahunda ijambo riri muri Zaburi. Mwiriwe. Mumeze mutese. Isashimwe. Ari akantu numvise ndi kure nyine ubwo ndi kuri telefone nyine ngo ekano yandagishaga. Oya yewe mwinjijisha rega uramba nabyumvise igihe ngiburangiye mfite amatwi ateye ubwoba. Numvaga ibintu ngo by'amagoro mufite. Ibintu by'amagoro ariko zihari ntazi. Udutabo ntabwo agatabo kajya usoma. Amagoro ntayo rwose. Niko kabona nini muzi gusoma se muzane mbasomye n'imbaraga. Bura Yesu. Reka mbere. Je ndi kunotse wavuze ko ukorera Imana. Nanjye ndi umuvandimwe kandi nanjye nemera Imana. Nanjye ndi umuhisi w'umugenzi ariko nanjye nemera Imana. Bereke. Sibyo? Iyo mari n'ubundi. Nibyo. Utashatse kujya wenyine. Utashatse kujya wenyine reka tuyisangire tukumugeze. Nibwo mutama nge sifite imamye ibyo simva reka ngubwiza ukuri. Sifite imamye y'amafaranga nabaryaho mwebwe. Sibyo? Ahubwo numvise byabacanze. Dore ukuntu bimeze rata natwe. Urahazi none wabazungu. Uretse gatoya ariko uyu nguyu yanadufasha. Dore ukuntu bimeze rata. Uyu muvandimwe afite imari. Niba hazi nana muhimari wowe. Umuvandimwe aratafite imari. Uyu muvandimwe afite imari. Genda yirebye. Uretse ko ntisobanukiwe ari kumwereka.
uretse ko ntisobanukiwe neza waturebera ukatubwira. wowe fata neza Uretse- ngo waretse nkamwerekera mwerekera sinariyo masogi turebere niba ari icyavamo maze inuza niyo umunyamahanga cy'umuzungu ntoraguye nicyo umuzungu atoraguye. atande n'uwireba uribonamo biraremereye noneho. none se mwabagabo ufite imyaka ingahe wowe Jewe se Eh. gisogeza ngo 40 n'ingahe ufite ingahe se uko ndoze ufite uruhara simburi mfite 38 ku buryo wagera imyaka 38 mbona uri umuntu usobanutse uri umusirimu utazi icyitwa ibuye ry'agaciro wowe utazi icyitwa ibuye ry'agaciro wandikeye imari oya mure mwitonde wandikeye imari mari ni yacu ngo iyi mari ni yacu mwitonde basobanurire ni yacu mwitonde uretse se kuko se abagabura ko mundi mutari muzi reka basobanurire aya y'umweru iri zahabu iri ngiri rijya gusa umukara indi koruta ntabwo muzi amabuye y'agaciro mwebwe yego uretse rata ngo rero mere iso gise numva amagarama numve n'amafaranga bitongura imari tugiye kuyigabana twese ni yacu Wowe- yayitoraguye yayitoraguye weho se uyifite uruhare none se si ntugacukuye none se ko atayijyanye kuri polisi none tubona tujyana kuri polisi polisi tuyijyana kuri polisi none kujya kuri polisi bakuba uvuga ugenda bagufunga polisi ubwo ugiye kuvuga ko ufite None se ikirombo wowe- gucukura amabuye y'agaciro ko ndeba utangiye kumfata gutya iyi mari mureka tuyigabane turi kumwe njye sindimo impunzi njye singabana namwe njye nifitiye ikarabiye njye singabana namwe njye nifitiye boro zanjye peti ntuze ko ndeba ushaka kumfatira imari uyu musaruro wanjye wo nsaruye mu butumwa ko nari ngiye kwiyoherereza ibitabo wende kuri twumvikane niba uri ushakaho urareba ibyo ese waretse nkamumvira amagarama akonze n'ibiciro by'izi boro hata wowe twumvire wowe urimo urashaka no kunyiba uretse twumvire uzi ko aya ngaya arimo hafi robo yeee igarama rimwe rigura ibihumbi 80 ukuntu biremeye byaba ari nka miliyoni nk'ebyiri iyi robo ari nka miliyoni bikaguye ubwo se kuvuga ko yasizemo na sheke se ko harimo na sheke ibyo bya sheke si bireba nishaka Undi sheke nta wibikura. kintu yakumarira dore rero mbere sibyo ngiye wifite umukiriya nahita mbabonera umukiriya wihuse sibyo miliyoni ebyiri maze twirukanke miliyoni ebyiri zigahita ngo miliyoni ebyiri nizo ndi bugurishe arengaho nimumbaza tujye kwigurisha ngende kwa miliyoni ebyiri nkazitwara ibikurengaho sinimubimbaza nimba kumvikana mwe byabananiye cyangwa se nimba rufite amafaranga umwe muri mwe najya umuzi ubundi mwagize ujya umuzi barambwiye ushaka kwijumuza njye kwirwana urashaka kwijumuza urancangaye njye kwirwana ugende kamwereke sibyo ibihumbi 40 mumbwira yamu uzi sibyo ntabwo magana nimuhurize mu gihugu none se kuko n'umuntu afite urugendo muri magana ndi umuhe nanjye uraza kuma yanjye kubera ko nanjye ndagiye kwereka iyi soko reka mbereke kandi ugiye nayo nagufaye igitano aya agaciro umutipe afite urimo uragera ni 150 wagiye utazi gutekerereza urafata ngaye ntabwo turasaba ihurire y'ibihumbi uretse kutaziva niyo bijya kora n'ibyo wese wavuganye n'uyu nguyu kandi uretse rata twivuganye wasanga ino kamera zamufasha reka ngo rata ibihumbi reka ngo ijana kungahibaza uvuye ku gitaro ugeze ku ijana ariko urimo atekereza neza baretse nkigurira reka njye nijyane n'uyu mugabo arahazi uyu mugabo arahazi reka njye nijyane nawe wowe urimo uranyiba uretse muhe magana bihuriramo mane ubwo ndavuze nimba atabishoboye nave ngura mwereka umuzungu abazungu aho barahari ndimo muyoboza kamagara abantu bakunduze bakunduze muri kekayira bayagura reka nkwereke mamagariro uretse guhamagara uti ni wasi uretse gatoya twumvikane bose ngenge kugwiyumva ijana oya nimba atari desa kandi kubwira ngo ubu si turazira desa okay no mu minota 2 ngire gutya mbereke ugahita uyazana mu minota 2 ubu si ukazana ngiye mu minota 2 mbasanga nutinda ndijyanira n'uyu nguyu wanjije amafaranga ndabona mangahe mu bihumbi 200 ugiye kubona by'ubuntu warabona kugurisha ndabona mangahe mva mbaze nkubwire urambwira iki se ndabona ni ijambo rimwe ndabona angahe wakumvisha wa kinyendaro we ukanye ukisigaho ndakubwiye ngo ni pasu kwa pasu ibi bintu nitubirwaniremo none reka nkwereke sibyo nunutse ngo ndi kinyendaro se sijyo none ikinyendaro nimba kikurusha ubwenge wowe uri iki uri so kuri kuzana uburofa aho ngaho uri kuzana umwana w'imbwa none wumva umwe y'umusega bubu nabyemeye kakandi kameze gutya kameze nabyemeye ariko nangahe ni sene bro ni sene nyine nangahe nyine ndi gufata reka nkubwire umwacumbije ibihumbi 50 raso utanye ngo 40 ngira ngo abone yuko ndize zenye mu mutwe wawe okay ngaho zezenge ngaho mbwira biri mangahe ubu ni mpaka ngo tujye dukoresha ubwenge bwanjye amafaranga dukoresha yawe bafataraga kuri ko dasanga bitara niba nkubwire ni pasu kwa pasu twe kubirwanira ijana ku ijana yego
sibyo nanjye ndahenze mwereke no boro ufite uretse no kiriya kigabo nabonye gishobora kuba gifite n'amafaranga nakibonye gishobora kuba gifite indangamasambu byabikire by'inaha biba bihinga byihebye mama nangaye nduteye mu kabari ko kwa bose none ukwiye ngiye kuza ndumukubite none urebe ko amafaranga ari bube iyi ni karabiyo zimwe zirashakishwa mu Faransa mu Bubiligi muri Amerika Ubutaliyane i Roma na Kirane na Thailand kibwe ko tuzajya na visa urase visa amenye byari byo uhita umubwira ngo nzaguha indege suri yarayizi cyetse umukore imwe mu bikenyeri Ndakubwiye ngo ahantu nta hantu ukaba utahandangira ari n'ubuzima. Oya, dore kanose kuzamutse. Kuzamutse ugiye. Mbese nawe ngo uzakata iburyo. Ariko ntabwo ngo uzakata iburyo. Ntabwo ngo uzakata iburyo. Ariko reka nkwewe. Ariko oya ma mva ngize ukuri. Mbwira uko gahunda. Inovoka. Inovoka. Nahamengwe naho niho urahazi neza akosora ubye ngo ndakubeshye mu mwijima w'ibinyoma urukundo rubwiro inshuti zibabanze ukuri kukagurishwa ibanga ryo kubaho riba imitego y'umwanzi amaso arabyina ariko umutima urarira kazitunga aho urukundo rusenyuka ariko ukuri ni kugira isoni kazi